noneho urumva kugira ngo umuntu hatwike neza duce n'agasuzuguro Motherland Focus Pictures urumva igeze gutya abanyangurira noneho Genius rero ngira gutya nshyiramo ijwi kugira ngo filime ibanze iryohe urumva reka tuze turebe filime ni inaha i Rwanda utagira ngo zakorewe imahanga aya basi turatangiye ni Motherland Focus Pictures yabateguriye noneho igira gutya ibwira Genius ngo shyiramo ijwi abanyarwanda bagiye gutya banze basobanukirwe mugeze turatangiye dutangiye gute barakwereka filime yitwa ngo iki FANTASMA ibi bintu ntago nzi icyo bisobanuye mw'abantu mwe nize amashuri menshi ariko urumva yanze ko dutangiye barakwerekana umugabo umeze nkaho yihebye ufite agahinda ntago nzi ngo yabaye iki byagenze bite kurikira filime urasobanukirwa byanga bikunze mu buzima umugabo afite n'ibinini mu buzima buriya hari ukuntu usanga umuntu agira ibibazo akabyihererana n'abantu mwe umugabo arasa naho yarize arahumeka insigane ntago nzi ngo yabaye iki amarira ni menshi mu maso mujinya ni mwinshi sinzi ngo afite ikihe kibazo ese umugabo ararira uzi ko umuntu w'umugabo arira utazi ikimuriza mw'abantu mwe afite ibinini afite amatabi menshi yanyweye ize gutya arabanza arahumeka ikizakwereka ko umugabo afite ikibazo gikomeye uvuga umugabo yiruhutsa umuntu w'umugabo yiruhutsa gutya kiba ari ikibazo mw'abantu mwe gutya afata ibinini bimuteratse imbere sinzi ngo agiye gukora iki ariko hari ukuntu umuntu afata umwanzuro ugasanga umuntu afata umwanzuro udakwiye se imeze bite fasha ibinini arabyitegereza ni ibinini byinshi ugatangira agera gutya n'igihunga cyinshi afata ibinini byose arabifungura sinzi ngo agiye kubimaza iki kurikira filime bahise FANTASMA sinzi impamvu uyu mugabo afungura ibinini bifunguye byose n'igihunga cyinshi arabyitegereza mugabo agiye kwiyahura karabaye arabanza arihita uretse wumva umugabo buriya akabi gasekwa nk'akeza uretse wumva ayiga data we ubu mugabo ukuntu arira buretse gato mwihangane birababaje ariko mujye mureka burya buri ikibazo ni cyiza haruhaye karabaye uganywa ibinini afata overdose hahandi ufata ibinini birengeje igipimo byateganijwe arenzaho n'amazi arabimanura ibi byanaguhitana amaze kubinywa gize gutyo nta kintu mwumva buretse wumve mu nda buretse wumve mutega amatwi nta kintu mwumvise niba aramara niba ari ibinini bigiye bikayakatagura simbizi mugabo ibinini birabanza biramuzunguza kurikira filime umugabo anywa ibinini byinshi byakanyweye nk'abantu igihumbi karabaye umugabo niba yiyahuye ese umugabo afite ibibazo sinzi ngo yabaye iki gutya biramukwega nagasani byaramukweza umugabo atangira kuvura kurikira filime umugabo yanzuye abafite abana afite umugore ugasanga umugabo yambuye ubuzima nta mpamvu ariko impamvu ntiyabura byanga bikunze umugabo ibinini byaragiye biramukoroga mu nda iza gutyo umugabo karabaye kurikira filime aratureba ahera umwuka kumbe arazuka ibinini yanyweye ngo bimwice biramuvuye umugabo uzi ko akangutse bitunguranye twari tuzi ngo arapfuye yagusha arapfa arazuka buriya Imana itanga ishaka umugabo azutse anyweye imiti myinshi yikangamo imiti anyweye ashaka kwiyahura ariruhutsa umugabo afite ikibazo utamenya n'ibibazo ki arira afata ikibaba buriya rero nta heza hisi reka ngera gutya nikubitira umwotsi nta kundi ashyiraho akamumarirungo ndabizi abasore bubu mwagize gutya mumenya ikimamarungu umugabo agiye gukongeza araruhuka arahumeka araho mugabo
ariko se nta kintu mwumva. Imiti yanyweye, imiti yanyweye atangira kumva amajwi. Nk'abantu mwe mwumve, abantu mufite amatwi yumva mwumve. Yumva amajwi amubwira ati ndakubona. Abazi kumva mwumve. I see you, ndakubona. Sinzi n'iki kimuvugira mu mutwe. Ngabo yikangamo niwe unyweye imiti. Hakuno sasa intebe iri muri ofisi yiwe. Hano hari intebe ikize gutya, hari icyavuye. I see you, ndakubona. Hari icyavuyeyo. Mugabo arikanga uya ntago bishoboka. Arikanga havayo. Kivuyeyo. Barasakara baye. Umugabo mu kuzuka kwe yazukanye na roho ye. Roho yirase. Ushaka kunyica. Oya ntago ushaka kukwisha. Dara roho y'umuntu ngo ramwigaranzura. Bamushanze we. Gatanye gafifi. Rohira museka. Shakunyica. What the fuck? Umva roho ngo ramwigaranzura. Iranamuseka wa musenzi. Wa mugingo ushaka kunyica. Gute ushaka kwica roho yawe? Baravuga ngo umuntu yikora mu nda. Uya acaho. Mugabo yikanzemo. Ibaze kuzuka ukazukana na roho yawe iri hakurya, wowe uri hakurya. Bivuze ngo uburi igiporoporo. Buri iki? Igiporoporo. Ageze gutya. Mugabo ahunga. Hari uwamwitambitse. Sasa umugabo agize gutya ahunga, yakubitanye n'umugabo muri imbere. Sinzi ngo habaye iki. Kurikira filime. Yewe uyu nendera. Iki ni iki? Gutya yewe bite niko mugabo bite afite ubwoba aratitira giza gutya papa daddy mugabo arahindukira kumbi ni yarohoye yamukurikiranye iramuseka. Ibaze roho yawe kuguseka. Dora kamwenyu biratura kamwenyu ka roho. Ibaze gukubitana n'umuntu musa ariko gusekera uri mu bibazo. Yagize gutya yongera kubitana nawe. Yongera akubitana nawe. Nyiri byago imbwa ziramwana. Yakoze kubona imbwa iri kurya amashu. Ibaze kubona imbwa iri mira ry'ibijumba mu murima wawe. Ngo bageze hano Disi afite ubwoba. Umva bite daddy papa umva nahindukira yaruhu iracyamukurikirana. Umugabo hano nta kindi yakoze kata yanyuma ageze hano naho yayihungira. Buriya Disi wasiga ikikwirukankana ariko ikikurimo mwabagabo mugabo byaramurenze. Yashatse kwica roho ye. Mwabantu mwe byaramurenze. Dore umugabo ngo biramucanga. Byaramucanze. Ragutya papa daddy roho ya mugabo hano Disi uko bigenda giza gutyo byaramucanze. Ngaya nguko aya basi turashoje. Yari Fantasma. Ntucikwe n'igice cya kabiri. Motherland Focus Pictures. Ngaho yari Genius. Ngaho bye. Yes, cyeka rero.